Nongeye ndabasuhuje mwebwe inshuti zacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi kuri ino channel yanyu The Real Shema TV. Turabashimira mwakoze subscribe nawe utarayikora ari ugeze hano bwa mbere kuri ino muyoboro wacu wa YouTube channel, wakora subscribe ubundi ukajya ubasha kunguka ubumenyi umunsi ku munsi ndetse n'ibindi biganiro tugenda dushyiraho bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byerekeranye na AI technology. Iyi ni technology irimo kuza nshyashya mwino minsi ya none, aho iri kugenda ikemura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse haravuga ko hari ibibi igenda izana, yego ntabwo byabura, ariko ahanini abantu benshi bari gushima nyine ibyiza byayo. Nk'ikiganiro kirambuye tugiye kuganira hamwe AI ni iki, AI ikora gute, mbese imikorere ya AI mwino minsi nyine iyi tekinoloji iri kuza nshyashya turimo kugenda tujyamo ikora ite, imeze gute muri make. Bahaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Ubundi muri make AI mu magambo arambuye bivuze Artificial Intelligence. Izo ni mu ndimi z'amahanga, mu ndimi zacu mu kinyarwanda bisobanuye ubwenge buhimbano cyangwa se ubwenge bukorana. Ubundi AI ni icyegeranyo cy'ubuhanga cyemerera mudasobwa gukora imirimo isanzwe isaba ubwenge bwa muntu. Ni ukuvuga ngo AI ishobora gukora nk'umuntu, ni ukuvuga ifite karite zimeze ibasha gutekereza nk'umuntu, ikabasha gukora nk'ibintu umuntu yakagombye gukora, ariko noneho urumva byo ibasha kubikora ku kigero kiri hejuru cyane kurenza umuntu. Ushobora kwibaza ngo ino AI ikora gute, cyangwa se ifasha iki mu bintu mu buzima busanzwe, cyangwa se ifasha iki muri makeya. Ni ukuvuga ngo ino AI ifasha mu gukemura imirimo imwe n'imwe igiye igoye muri buno buzima bwacu, cyangwa se mu makampani runaka, aho ushobora gusanga nka kampani yakoreshaga nk'abakozi nka 500, ugasanga bakoresheje nk'ama AI nk'5 akabasha gukora ka kazi kakorwaga n'abantu 500 ku munsi wose. Ikindi, AI ishobora kugira ibyifuzo cyangwa se igafata ibyemezo ku giti cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi AI ahangaha nitandukaniye n'amarobo. Amarobo ubundi tumenyere ko akora ikintu umuntu yaprogramye gukora, ariko AI yo ibasha kwihitiramo, ikabasha kwitekereza, mbese nk'uko twabivuze hejuru ibasha gukora nk'umuntu. Ndetse AI ishobora kwikoresha cyangwa se igakoreshwa n'abantu bya bindi n'ubundi twavugaga. Nk'urugero, hari izo bita voice assistant, ni kwa kundi tumenyere nk'izi za Siri mu ma iPhone, cyangwa se zino za Alexa, izi munazizi, izo bita chatbots. Izi nazo ni iz'umuntu zikora, ariko umuntu abanje kuzikoresha akazeza commande runaka zikamushakira ibintu azisaba, cyangwa se gukora ibintu umuntu azibwiye. Ariko hari n'izindi nk'izo tuzi nka self driving cars, nka za modoka usanga imodoka ujyamo ikabasha kwiyobora ikagenda nta wundi muntu yitwaye, mbese ikiyobora mu rugendo rwose kugenda igeze aho igomba kugera. Urumva aho ngaho ni urugero rw'ukuntu AI ishobora kwikoresha nta muntu ugombye kuyikoresha. Ikindi tujya kureba hano ibyiza by'izi AI. Ni ukuvuga ngo izi AI ikintu gishobora gufasha izajya zifasha mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere, AI izajya ishobora kubasha kunoza imikorere ndetse n'inyungu mu bucuruzi bw'abantu. Ikindi cya kabiri, AI izajya ibasha gufasha mu buvuzi, kubungabunga ibidukikije ndetse n'uburezi n'imibereho myiza y'abaturage. Ahangaha ndakeka mutangiye kuzajya mubibona, aho usanga ari ahantu hamwe na hamwe zigenda zifasha, zikabasha kuba zagira ikintu zifasha mu bantu, cyangwa se mu buvuzi hamwe na hamwe mu bihugu bimwe na bimwe zatangiye kugenda zibasha gukoreshwa, aho ushobora kuba uri mu rugo ugakomanda kuri telefone, ubundi ikagufasha, cyangwa se ikabasha kugeraho ibintu bimwe na bimwe ibasha kugukorera kandi we wibereye aho ngaho mu rugo iwawe. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se AI zitandukaniye hehe n'amarobo? Nk'uko twabivuze, AI ahanini ubundi yibanda ku bwenge cyane, naho robo ahanini ni imashini zifatika, mbese zisaba ko zikoreshwa. nk'uko nari nabibasobanuriye kare ko robo ziba zaraporogramwe kugira ngo zibashe gukora task runaka cyangwa se imirimo runaka.
naho izino AI zo nkuko nabivuze zibasha gukora nk'abantu, mbese zifite ubwenge bumeze nk'ubw'abantu, ziritekereza, zishobora gukora ibintu zitagomeye ngo umuntu azikoresha ibintu runaka, mbese zibasha kwitekereza zigakora ibintu ndetse zabanje kubitekerezaho. Mbese ikindi, zino systeme za AI zisaba ibintu byinshi kugira ngo zibashe kuba zakora, zibashe gukora imirimo runaka. Urumva ikintu umuntu abasha gukora kikabasha gukora nk'abantu, urumva ko gitwara umwanya munini kikanatwara n'ibikoresho byinshi cyane kugira ngo umuntu abashe gutuma kibasha gukora nk'uko umuntu yakabaye akora icyo kintu. Aho bitandukanye nka robozo ari imashini ziba zarakozwe kugira ngo zigire umurimo umwe runaka zagenewe gukora. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaza turebera hamwe ibibi by'izi AI, ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe ibyiza zagiye zizana n'ibibi byagiye ziteza n'ibyo bihugu. Nkongera kwikubutsa gukora subscribe. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV ku biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge.